Noheli nziza n'umwaka mushya muhire bakunzi ba Floris Talks. Turabashimira cyane yuko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ibyo nabyo bitera imbaraga cyane bigatuma dukora ibiganiro bitandukanye. Nawe mishyashya ahawe ikaze kugira ngo ukurikirane Floris Talks. Hano uzajya uhamenyera amakuru atandukanye, ibyegeranyo, amakuru agezweho, imyemerere itandukanye ndetse n'ibindi biganiro bitwigisha. Uhawe ikaze cyane rwose. Ntabwo wayobye, ahangaha niho ugiye gukura ubumenyi utari warigeze umenya. Ariko icyo tuzi cyo nuko tugiye gutangira umwaka wa 2025. Ibi ngibi nibyo biri mu mutwe yacu, dusaba Imana kugira ngo tuzahagira amahoro. Nawe rero ukomeje kunkurikirana, ndagusaba kugira ngo ntujye muri mwaka wa 2025 udakoze ibi bintu bine ngiye kukubwira. Udakoze ibintu bine ngiye kukubwira. Ibi bintu ubishyire mu mutwe wawe. Nushaka gufata ikaramu wandike, ujya hiherereye wandike ibi bintu bine ugomba gukora. Ibi bintu nubikora uko ari bine ukabikora neza, ndabizi neza yuko uzanshimira. Uzanabyandika no muri comment. Nugira amahirwe ugasoza umwaka wa 2025 ndetse nanjye ubabwira ningira amahirwe nkawusoza. Ariko ibi bintu bine ndagusaba kugira ngo uzabikore, biragufasha. Ubikore kandi mbere yuko dusoza uyu mwaka 2024. Wambaza ngo ese ibyo bintu ni ibihe? Uri kutubwira kugira ngo tubashe kuba twabishyira mu bikorwa. Icya mbere nta kindi nuko mu gihe tugiye gusoza umwaka wa 2024, fata umwanya ujya hano hiherereye. Ushobora kujya muri jardin, ahandi hano hiherereye mu gashyamba, mu cyumba cyawe, mbega ahantu nta rusaku ufite. Ukore icyo bita incamake y'umwaka. Muri uyu mwaka hari ibintu byinshi biba byaragenze neza, ibintu byaragenze nabi. Fata umwanya wicare neza ubyandike. Ugende wandika ibintu byakugendekeye, ikibi, aho nagiye nakora amakosa aha nakoze byiza n'ahangaha, aho nabashije kubona intsinzi nagize n'izi ngizi. Nshobora kuba nararangije amashuri, nabonye akazi gashyashya, nabonye business nshyashya. Ibintu byiza yuko wahera ku byiza kugira ngo uhere ku bibi. Banza uhere ku bintu byiza wagiye ugeraho. Ubuzima wabashe mbega ubashe kwandika ibintu byiza wabonye, wongera ufate n'umwanya wandike n'ibintu bibi byagiye bikubaho kuri uyu mwaka. Ibi biragufasha kugira ngo ubashe kumenya uko umwaka wa 2025 uzabasha kubasha kureba aho wagiye utsindwa kugira ngo uzabashe kubakosora. Ndetse nubasha kubona n'ibyo wagiye ukora neza nabyo uvuga ati ibi bintu ni sawa cyane kuba narabashije kubikora, byibura Imana ishimwe. Ufate umwanya ubyishimire, ugende usangire na bagenzi bawe cyo bintu wagezeho ubyishimire. Ni byiza cyane kuko ushobora gutegura umunsi mukuru unavuga uti reka nishimire bino bintu nabonye nagezeho, kino gikorwa nagezeho, iki n'iki. Ibitaragenze neza nabyo ubyandike ubishyire ku ruhande, nabyo uvuga ati hano hantu ntabwo nitwaye neza, naratsinzwe mu ishuri, nakoze amakosa ya naya. Mbega ibintu byose ugende wandika, ukore ahantu ukore uce imbonera hamwe uvuga ati ibyiza ni ibi, ibi ni ibi. Byose ugende ubyandika. Ndagusaba ko wicara ahantu hiherereye nta muntu uhari. Ibyo wabonye byagenze neza, ufata umwanya ukore nk'akantu, ugende usohoke, wisengerere, wishimire intsinzi wagezeho, kuko ibyo nabyo birafasha mu buzima. Kuko nta mpamvu kugira ngo nimba ikintu kigezeho umenye mbere nkaho utigeze ukigeraho. Nimba warakigezeho cyishimire. Icyo utagezeho nacyo urebe aho byapfiriye, urebe ibibura kugira ngo umwaka utaha byibura uzagira amahirwe ukigereho. Icyo ni icyambere ndumva mwacyanditse. Andika incamake y'umwaka, ushyire ko ari imbonera hamwe irimo ibyiza, ibyo wabashije kugeraho, ubwo ni intsinzi kuri wowe, ndetse n'ibyo watsinzwe. Icya kabiri, gushima. Akenshi usanga duhora twimyoza ariko ntidufata umwanya ngo dushime. Gushima ibyo mvuga ni ibijyanye n'ibintu wagiye ubasha kugeraho, kuba ufite ubuzima byonyine. Icyo cyonyine nacyo cyishimire. Ushimire Imana, ushimire abantu bakugiye bakugirira neza. Nanjye mfashe umwanya kugira ngo mbashimire abantu bose mwagiye mungirira neza nubwo ndi gukora iyi video. Mwarakoze cyane cyane abantu bankoreye, babashije gukurikirana channel yanjye aribwo ari nshyashya. Nanjye ndabashimira cyane, mwarakoze. Nawe rero genda ushimira abantu bagiye bakugirira neza, genda ushimira ibintu wabashije kugeraho, ubishimira Imana.
kuko hari akantu kajya kavuga ngo ntabwo nari kumenya yuko mfite, nahoraga nganya mvuga ko mfite inkweto mbi, ariko nimenye agaciro k'inkweto zanjye mu gihe nabonaga umuntu utagira amaguru. Umuntu utagira amaguru urumva ko we nta nubwo yanatekereza n'inkweto. Banza wishimire icyo wagezeho, ukishimire, ugishimire Imana, ushimire abantu bagufashije kugira ngo ibyo bintu byawe bigende neza. Ibyo byose bizagufasha kugira ngo uyu mwaka ushoje ubashe kuzatangira undi mwaka ufite imbaraga zitandukanye. Cyo numva ari ikintu cyiza cyane. Ikindi cya gatatu nshaka kugira ngo nacyo mukimenye cy'ingenzi nanone, andika ibintu ushaka gusiga muri 2024. Indika nimba ari nk'abantu ubona bakubereye abantu babi baguhemukira, abo bantu basige cyangwa se nimba mwaragendananga bakakwigisha ibintu imico mibi, bireke. Nimba ari ahantu ujya ukaguteza ibibazo, aho hantu hareke. Fata ikibiriti, muri kunyumva neza, fata ikibiriti, ufate ibyo bintu byakubereye ibibazo, ubifate ubitwike. Ibindi kukubwira nabisomye mu gitabo, nawe ndagusa kugira ngo uzabigerageze. Uzafate ibyo bintu byose ubona byakubereye bibi, byakubereye imbogamizi, ubifate ubitwike kwa kundi, ariko wabyanditse. Wafata udupapuro ukagenda uvuga ati, ugafata udupapuro buto ugenda wandika ati wenda nakoze ibi n'ibi, 1 2 3, ukagenda ubyandika. Warangiza ugafata ikibiriti tukabitwika. Ibyo bintu uko bigenda bishya, nawe ugenda utekerezaho wagiye ukora amakosa, koko ubitekerezaho biragufasha cyane kugira ngo ubashe ibyo bintu kubisigana mu bwonko no mu bitekerezo. Nanone wongere wandike ngo ibyo nkeneye gukora ni ibihe, ibyo nafashije gukora iki nkeneye cyangwa se ibyo nakoze muri uyu mwaka. Cyaka no kujyana vuga yuko mbega ibi bintu narabikoze koko, nabyo byandike nabyo vuga ati ibi noneho byo ndabijyana muri uyu mwaka nk'intsinzi ikomeye kuri jewe. Ibyo bizagufasha kugira ngo ujye umenya ibintu ugomba gusiga byarangiranye n'igihe cyabyo, kuko ibintu nimba byarakunaniye cyangwa se byarakubaye amakosa wagiye ukora, n'ibintu byagiye bikubata bibi cyane, inshuti mbi, abantu babi, umenya abo bantu cyangwa se umenye aho hantu utegwa imitego. Ibyo bintu ubisige muri wowe, ubisige mu bigendane n'uyu mwaka wa 2024, ubisige usatire undi mwaka. Ahubwo uyu mwaka umenya ati ibyo ngomba kujyana nabyo ni izi nsinzi zimeze gutya na gutya. Ibyo bintu ubifate mu mutima wawe, uvuga ati umwaka ngiye kuwutangira kuko n'izi mbaraga zingana gutya. Ikindi kintu nanone utagomba kwibagirwa nanone ni ukumenya, ubwo ni icya kane ngezeho, ari nacyo cya nyuma, ngo ese ni igiki noneho nkeneye iki muri uyu mwaka, nkeneye iki wa 2025. Ndifuza kuziga amashuri n'urugero, ni iki nzakora kugira ngo nyige neza, ni gute nziga, nzakoresha ubuhe buryo. Ndifuza kuzabona 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo nzayibone bizansaba iki? Bizansaba kubona akazi, bizansaba kugira business nkora, bizansaba iki n'iki. Ese bizansaba gukoresha ubumenyi mfite karemano, nimba ndi umuhanga mu kuririmba, nimba nzi ikintu runaka, iki kintu ni cyo cyazamfasha kugira ngo mbashe kubona nagera kuri iyi ntego niyemeje. Ibyo byose ubitekereze, nurangiza kubitekereza uvuga uti ibi bintu nibyo ngomba kwifashisha kugira ngo mbashe kugera aha ngaha. Ndumva muri make bashe kukubwira ibintu ushobora gukora mbere yuko urangiza uyu mwaka. Icya mbere nakubwiye ni incamake y'umwaka. Ugomba kwicara ahantu hamwe ugakora imbonerahamwe, ukandika ibintu byagenze nabi, ukandika n'indi mbonerahamwe y'ibindi byagenze neza. Ibyagenze neza ugomba gufata n'umwanya ukihemba, ukishimira yuko ibyo bintu wabigezeho. Ibyo ni byiza cyane. Icya kabiri, gushima. Ugomba byibura gushimira ibyo wagiye kugeraho. Icya mbere ni ukuba ukiri muzima. Hari benshi ubu batakiriho, ubyibuke, mwanganaga, banakurushaga n'ubwenge. Hari abantu babuze abo bashakanye, hari ababuze abana, wowe uracyabifite ibyo byose. Ibyo byose bishimire, kuko mbere y'imishinga yose ugomba kubanza ugashimira n'ubuzima. Ishimire kandi nanone ibyo wageze, ishimira abantu bagufashe kugira ngo
ibintu bigende neza, inshuti, abavandimwe, abo mwashakanye, mushimira umubwire yuko yakugiriye neza, yatumye ibigenda neza. Nanjye nahose mbivuga ngo ndabashimira mwese mwatumye mwakoze hano subscribe. Ndashimira abantu bambaye hafi mu bundi buzima busanzwe, abamfashije bose, mwese mwarakoze cyane. Nanone cya gatatu, andika ibyo ushaka gusiga mu mwaka wa 2024. Ibintu byari byarakubereye, byarakubase, byakubereye bibi, inshuti mbi, ahantu ugenda bigatuma uhura n'ibibazo, ibintu bitandukanye ushaka gusiga muri uriya mwaka. Byandike. Ukeneye ikindi kintu kitandukanye uzi cyakubase, cyandike, maze nurangiza ufate ikibiriti ugitwike. Ariko ugitwike uko kigenda gishya, ugenda utekereza mu bwonko bwawe ko icyo kintu kigomba kukuvaho, kikagenda burundu, ukajya mu mwaka wa 2025. Cya kane nasorejeho, ugomba gushyiraho intego n'icyo wifuza muri uriya mwaka utaha. Ndifuza, nimba wifuza amafaranga, ese uzayabona ute? Uzashaka akazi, ese uzakoresha iki kugira ngo uzakora business? Mbega amafaranga yawe wifuza ushaka kuyabona azaturuka mu ki? Nimba ari ukwiga, ese nizihe mbaraga uzakoresha kugira ngo usoze icyo kintu cyari cyarakunaniye? Nimba hari business yarakunaniye ushaka kugira ngo uzakore, nizihe uzakoresha izihe ngamba kugira ngo ubashe kuzigeraho? Ubyandike mbere yuko dusoza umwaka wa 2024, utangire 2025 ufite ingamba. Kandi nanone twibuka yuko umuntu arapanga, ariko Imana nibasha gushyira mu bikorwa. L'homme propose, mais Dieu dispose. Ibyo bintu tujya tubyibuka, tujya dushyira Imana mu bintu byose tekereza, ariko nanone ntibitubuse gupanga. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Mukomeze mukurikirane Florist Talks.